Muraho neza, Yesu ashimwe. Nitwa Dina, ni wo murongo mukomeje gukurikiranaho ibiganiro byanje. Wowe ufata umwanya ukareba ikiganiro cyanjye, menya yuko ari ukunshigikira utitaye ku bwa buri kintu cyose. So rero kundeba ni amahirwe akomeye buri kumpa. So kandi mfashe uyu mwanya ngo ikiganiro nigeze mbitekereza, ntabwo nari nabitekereje ko ndibuze gukora ikiganiro. Ariko ndebye kuri YouTube studio yanjye, YouTube channel yanjye, mbona ngeze mu masaha 397 ndetse n'ibice 7. So ndabashimira mbikuye ku mutima kandi ndabashimira. Ariko reka mbanze nenge gatoya abantu. Ndanenga Pastor Claude ndetse na Bosco, umuntu witwa Bosco ndizera muzi. Bosco hari akantu barimo kandi katari keza ko gushaka ukuntu babona pastor mama Pasiteri Theogene. Ako kantu muzakarebe niko bimeze. Nuvanga ejo wende bari bashatse kugira ngo kuko uriya mugabo witwa Bosco ari gushaka gutereta madamu wa Pastor Claude, madamu wa Pastor Theogene. Ubwo rero muko babishaka nta kindi kintu ari kugira, kubera yuko Pastor uyu Pastor Claude amushaka, kandi uyu Bosco akaba ari we wari inshuti ya Pastor Theogene. Ari kujya rero amucaho kugira ngo uriya mudamu we bamubone. Nyabona mujye musengera ibintu birimo hanze ahangaha. Do wundi muntu ndi kunenga uyu mugabo, bambe uyu mugore witwa Joyeuse ejo ndi yaratwite. Amare gutwita abona amagambo abaye menshi, iriya ndaye muri kubona imeze gute? Ejo ndi twa turi kumwe arimo arambwira ngo mwana ngeriga ngo kubyara ni mu mutwe, ngo kubyara ngo ni ibitekerezo. Ese mu by'ukuri koko bikwiriye kubaho ko umuntu yaba ashobora kuba twite yarangiza akavuga ngo kubyara ni mu mutwe? Byagenze gute? Tumutegereze turebe, nimubona byaye tuzamenya yuko agize gute. None nimba umuntu atwite agatangira akavuga ngo gutwita ni mu mutwe, ngo no kubyara ni mu mutwe, ese nawe niko ubona ko kubyara ari mu mutwe? Kubyara ni mu mutwe. Ndongera nkanenga uyu mukobwa bambuye umugore witwa Claudine aririmba indirimbo z'Imana, ni nziza cyane. Ariko ikintu umunengaho kwitukuza ni ibintu bikwiriye kuba uri umuntu ugana Isiyoni. Ese ibyo bintu Imana irabyemera? Ntago Imana yemera ko abantu bitukuza. Mere nk'uriya mugabo witwaga Evariste yavuze ngo umusatsi wawe uwuhindura ubwoya, amazuru uratobora, amatwi uratobora, ibintu byose. Ese Imana nikubaza umubiri wawe wa naturere yari yaguhaye uzayisubiza iki? So rero reka mbabwire, uyu muririmbyi ndamunenze, nawe abari kubyumva ndamunenze. Ntago ibintu bari gukora ari byiza. Rero nsubiye inyuma gatoya kwa Pastor Claude. Pastor Claude ejo urugo rwe rwarasenyutse. Rumaze gusenyuka, Pastor Theogene abyinjiramo. Amaze kubyinjiramo arabyegeranya barongera barahura. Uyu munsi rero ntibigutangaze kongera kubona urugo rw'uyu mugabo Pastor Claude ari kumwe n'uyu mugabo witwa Bosco rwongeye gusenyuka, kubera yuko bari mu gahindiri, kandi agahindiri karabakoraho. Nta kindi muri kugira ngo mugereho, ni ukugira ngo uyu mugore wa Pastor Theogene mumuteshe umutwe. Kandi mu by'ukuri ahantu ari nta kintu abaye mwiza, nubwo burabyo bwanyu nta kintu na gito. Mana yanjye, so tubabwire iki? Tubabwiza rata iturize, wumve yuko ibintu ni nta kintu uzaba. Sibyo? Nje reka ngohereze ubundi message. Wikumva yuko ko umuntu yarave mu buzima bwawe, ubuzima burangiye. Wikumva yuko kuba atakiriho hari abandi bantu baza kugutesha umutwe. Oya pe, byazaba bisebetse Pastor Claude yarasenye urugo, Bosco yarasenye urugo,
bakaba abagabo bawe, ibyo bintu byaba ari icyaha gikomeye cyane, kandi n'Imana ntabwo yazakubabarira. Ndakugaya wowe Pastor Claude, ndakugaya nawe Pastor Mutesi. Ni ukuri ejo bundi ntabwo twari twateguye ikiganiro, utubwira yuko uri buze kuza kuboneka ukaduha interview, urangije ubonye amasaha agiye amaze kugenda, urahindukira uragaruka uraduhamagara uravuga ati ngo mboye bitakunze. Ariko se kuko mu by'ukuri biriya bintu byari bikwiriye? Njyewe ndi Intare TV, abo bantu ndabanenze kandi ndabanenze. Ni gute umuririmbyi uririmba indirimbo z'Imana ashobora kwicara agahindura feste yiwe Imana yamwihiriye, agahindura uruhu rwe Imana yamuhaye, amazuru yakayatobora, maze none ahantu byapfiriye baragenda ngo bari kwikesha kandi bari gukora ibibi? Mu by'ukuri reka mbabwire, Imana niza ikabakubaza umubiri we yaguhaye, uzayibwira iki? Imana niza ikawukubaza, uzayibwira iki? Uzayibwira iki? Uzayibwira iki? Niza n'umunzani gapima buriya hazabaho umunzani upima imirimo, habeho umunzani upima ubugingo ko bwuzuye, haza umunzani upima icyo umubiri wawe wawukoresheje, habeho umunzani wo gupima yuko uko wageragejwe kose warabashije kubyihanganira 100%. Rero ni haza umunzani wo gupima umubiri wawe, irebe ko yakuremye uri igikara, ikakuzanira uwo munzani ikawugushyiraho, igasanga ibiro byawe bituzuye, bizagenda bite? Mujye mubitekerezaho, nujya kubikora wongere ubitekerezeho. Ni ukuri Imana izaza kandi niza ntabwo izaceceka. Igihe Imana izazira ntabwo izaceceka, amahanga atuye isi yose azabimenya, ndetse n'abapfuye bose bazurwe, kubera yuko Imana izaba yiyiziye, kandi noneho niza nta guceceka. Shaka ukuntu rero utunganya ibintu byawe bidatunganye, shaka ukuntu wongera gutereta Imana. Gutereta Imana no gukiranuka, ukagendera munsi y'ahantu ishaka. Ibindi byose ngo tuzabyongererwa. Guys, rero mwarakoze cyane, mfashe kano kaganiro gatoya kugira ngo mbabwize ukuri. Ntabwo nabiteguye, ariko nshuti z'umusaraba, kiranuka ku gato no ku kanini, uzabona ubugingo kandi Imana izaturengera.